Kenshi mu buzima bwabo bwa buri munsi bakunda gushiduka bavugiye ibintu icyarimwe, ndetse biba bisa nk'aho umwe yagiye kuvuga undi nawe ahita abimenya bigasaba ko agomba kureka mugenzi we akamanza akavuga. Aba ni abana babiri bavutse bafatanye, ibi ntabwo dukunze kubyumva cyane kuri uyu mubumbe w'isi. Mu minsi yashize nibwo basobanuye ko bakoze ikizamini cyo gutwara imodoka kandi bose bakagitsinda. Baragize bati twakoze ikizamini kandi tugitsinda neza. Ubu twishimiye ko buri umwe wese afite uruhushya rwo gutwara imodoka. Sobanukirwa ibibazo by'amatsiko byose waba wibaza kuri aba bana bavutse bafatanye. Icyo usabwa ni ugukomeza kumva iki kiganiro kuva gitangira kugeza kirangiye. Mugiye kubana nanjye BYT, niba ari bwo ugeze kuri uyu murongo mugari wadushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe. Aba bana kugeza uyu munsi batwara imodoka. Umwe muri bo yashatse umugabo, ni mu gihe undi avuga ko atarashaka kandi nta n'ibyo ateganya vuba. Hari uwahita wibaza ati ibi byose babikora bate? Ndahari kugira ngo nkusobanurire inkuru yabo kuva bakiri mu rusoro kugeza uyu munsi. Aba bana bavutse bafatanye bose ni abakobwa, umwe yitwa Abby ni mu gihe undi yitwa Brittany. Nubwo bavutse bafatanye ariko ntabwo bahuza ibintu byose uko byakabaye. Ntabwo bahuza ibintu byose haba mu byiyumviro ndetse na bimwe mu bice by'umubiri byabo, hari byinshi batandukaniyeho. Impamvu badahuza ni uko usanga uyu Brittany avuga ko Abby ari ukunda ahantu ho mu mujyi cyane, naho Brittany we ngo ntabwo akunda umujyi habe na gato. Umwe yatangaje ko akunda kwibera ahantu hatuje nko mu cyaro kuko nibwo yumva ameze neza, ariko undi ntabwo ariko bimeze kuko yikundiye mu mujyi cyane. Iyo bigeze mu gihe cy'ubukonje hari igihe umwe yisanga akonje cyane, ni mu gihe undi nta bukonje aba afite habe na gato. Ubundi ntabwo bikunda kuba kugira ngo abana bavuke bafatanye, dore ko bishobora kuba ku mubyeyi umwe mu babyeyi ibihumbi 200 batwita impanga ku isi. Ibi bihita bikumvisha uburyo kubyara abana bafatanye biba biri ku kigero cyo hasi cyane. Ibyo biterwa no gucikamo kabiri k'urusoro rw'umugore utwita impanga, bikaba byikora nyuma yo gusama, hanyuma bimwe mu bice by'izi mpanga bikagenda bigafatana. Abby ndetse na Brittany Henson ni zimwe mu mpanga zavutse mu buryo nk'ubwo ku isi kandi zanamamaye cyane, ndetse kandi kugeza kuri ubu zikaba ari zimwe mu mpanga zibayeho igihe kinini ndetse zikabaho no mu buryo bwiza. Byinshi byagiye bivugwa kuri bo, harimo kuba umwe yarashatse umugabo mu gihe undi akiri umukobwa, aho anavuga ko we nta gahunda yo gushaka umugabo yigeze agira mu buzima bwe, kandi atangaza ko nta n'iyazigera agira habe na gato. Izi mpanga Abby na Brittany zifite imitwe ibiri iteye ku gihimba kimwe, ndetse utabizi wagira ngo zihuje ibice byose by'umubiri, ariko ntabwo ariko bimeze. Impamvu ni uko hari ibice byinshi badahuriyeho birimo imitima, igifu, ibihaha ndetse n'urutirigongo. Ahangaha kandi usanga izi mpanga umwe agenzura ukuguru kumwe kw'iburyo, undi nawe akagenzura ukuguru kw'ibumoso. Aba bakobwa mu gihe bari bakiri abana kwiga kugenda babyigiye hamwe. Kuri ubu buri umwe ashobora kurya ndetse no kwandika bitandukanye n'ibya mugenzi we, ariko hari ibindi bikorwa bahuriraho, harimo nko gukora siporo, koga, gukina piano ndetse no kunyonga igare. Ibyo byose bisaba kuba hari ubufatanye bwa bombi. Ikindi bahuriyeho ni umwanya w'ibanga, urura ruto ndetse n'urura runini nabyo babihuriyeho. Abby ndetse na Brittany bavutse ku itariki ya 7 Werurwe mu mwaka w'1990. Bavukiye mu gace kitwa New Germany, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba bivuze ko kugeza ubu bagize imyaka 36 y'amavuko. Aba bakobwa bafite n'abandi bavandimwe babo bavukana, harimo nk'umukobwa ndetse n'umuhungu. Nubwo bavutse bidasanzwe ariko bakuze bafite icyizere kandi bagaragaza ko imiterere yabo nta kitwaye. Ikindi ni uko ababyeyi babo baberetse ko ari abana badasanzwe ariko bishimiye cyane mu muryango.
Papa wabo yasobanuye ko mu gihe bari bamaze kuvuka abaganga bavuze ko bashobora kubatandukanya, ariko kandi amahirwe yo kubaho akaba yari afite umwana umwe gusa. Ababyeyi b'aba bana bakimara kumva iyi nkuru bahise bumva ko ari ibintu bidasanzwe kandi ko byaba bigoranye cyane. Bahise bumva batakemera gutakaza ubuzima bw'umwana umwe kugira ngo undi abashe gusigara. Gusa nyuma yaho gato abaganga batangaje ko bashobora kuzabaho imyaka igera kuri 18. Ababyeyi barabaretse bakomeza gukora bafatanye muri ubwo buryo, barazamuka mbese bajya mu mashuri, bariga, barakomeza bakora n'ibindi bikorwa bitandukanye muri ubwo buryo. Ushobora kwibaza ibijyanye n'amashuri yabo niba byarakunze ko biga. Yego nibyo barize, primary barayisoza ndetse na secondary barayisoza, bagira naho bagira muri kaminuza nayo birangira bayisoje ubwo barangije kaminuza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Izi mpanga zihuriye ku mubiri umwe uretse imitwe yabo ibiri ndetse n'amajosi abiri. Bafite amaboko abiri ndetse n'amaguru yabo uko ari abiri. Impamvu twavuze ko buri wese agenzura uruhande rumwe nuko usanga iyo ukoze ku ruhande rw'ibumoso uw'iburyo ntabwo abasha kubyumva habe na gato. Ndetse uramutse ufashe akantu ukajomba ku ruhande rw'akaboko k'iburyo ntabwo uw'ibumoso yabyumva habe na gato. Tugeze kuri ya ngingo ivuga ku byo gushaka umugabo, ubwo bari basoje kaminuza bahise babona akazi ko kwigisha ndetse abana bigishaga barabakundaga ku rwego ruri hejuru cyane. Byaje kugera nyuma gato umwe muri bo ari we witwa Abi ashakana n'umuganga ndetse akaba yarahoze no mu gisirikare cya Amerika. Ubwo bivuze ko uyu Brittany we atigeze ashaka nubwo bose babanaga n'umugabo umwe. Ibi nibyo benshi bibajije cyane, uburyo umwe yashatse umugabo undi ntabitekereze, bikaza no guhurirana n'uko basangiye umwanya w'ibanga uko ari babiri. Gusa nyuma y'ibyo abashakashatsi bagaragaje ko iyo habayeho kesi yo kuvuka bafatanye, usanga umwe iyo bigeze mu gikorwa cy'abashakanye hari igihe umwe atagira ubushake bwabyo. Gusa nanone birashoboka ko bose babyumva ariko bigatandukanira mu buryo babyakiriye. Mu rugendo rwabo ntabwo byamenyekanye niba Abi n'umugabo we baba barabyaranye. Hanyuma iyo bigeze ku rupfu buri wese ashobora kwibaza ngo byagenda bite. Igisubizo nta na rimwe ku ijana by'uko umwe ashobora gupfa ngo undi asigare agihumeka umwuka w'abazima. Muri make basangiye ubuzima ariko n'urupfu niko bizaba bimeze. Ikiganiro ni amakuru y'ahantu, ibintu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Ubwo uyu munsi twari turi kuganira ku mpanga ebyiri zavutse zifatanye, kugeza uyu munsi bikaba ari ibitangaza kuko baracyariho kandi baracyahumeka umwuka w'abazima. Ni bimwe bidakunda kubaho muri isi y'abazima. Nitwa BOT, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha.